Papa Sava. Oya no sugutaruza sebwe. Wowe shira bino cyebyiri tutuzavuga. Ingita. Ariko digidi. Je bintu nateruye urabizi wowe. Segeta. Oya. Utagiye kuziruka. Oya nagara gakure ugerekereze. Nshaka shira n'igikumu. Oya tubiri. Reka. Oya nta kuyigaragura njyewe reka mbere. Uretse byakunanira. Oya reka nkwereke. Ibi ni byo tunganya sha. Tunganya nze nkwereke. Oya tutuye. So kubiterura. Tubiri nino cyebye. Kubiterura. Pasha. Niba ari ibyo Papa Sava yari yagerageje. Ariko uriya ni mafiki. Guterura abantu. Guterura umuntu. Uzi ko washyizemo intoki esheshatu kugira ngo zazaye. Kubwira guterura. Ateruye n'amashyi yose tuva. Ikigo ni sawa cyane wala. Ikoye. Ari mu bwoko ubuzima bwacu. Ku buzima bwacu rero. Unyota jayo. Unyota. Uranzanira amazi. Akonje. Yewe umuntu murakoze ntakibazo kuruka gisuzugura abakiriya. oya nukuri murakoze Sisi ikivandimwe wawe. Se wamuretse niba ndashaka kubaho. Ariko ntugasuzugura abakiriya. ariko reka nkubaze digize ubu uyu mukobwa ukora mu kabari cyangwa se undi wese ukora mu kabari uwari we wese uje mu kabari amubwiye ati bamwe inzoga zizazindi zihenda Erike uguze Erike ukamubwira ati soma unyweye fanta ati soma unyweye mitsi urwagwa ati soma uguze amazi ati soma iyo nda ni ikimoteri ese ikimoteri cyo nticyuzura oya digidi ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo si kigegize oya umva digidi wikwihagaraho rwose erega na buri mwana w'umuseriveri ntabwo ari byiza ko anywa ku nzoga y'umukiriya hari n'igihe biba bitemewe kuki uri kumuhatira icyo adashaka hari igihe aba ari n'amategeko akaba ari amategeko ya nyir'akabari nabyo birashoboka ikindi ntabwo ari ikinyabupfura kuki se ataba anafunze cyangwa wenda akaba ari umurokore ariko akora amatanywa wabimubajije umubaza uti mitsingi usoma cyangwa ari yanasibye kuki se ataba yasibye ukaba ushaka kumwicira ibintu ko mumusubiriza ntiyarari kucyo atabyivugira ariko nawe naguhakanira ajya wemera unzanira amazi akonje ariko ibyo turimo ariko si koko reka nkubaze umuntu w'umugabo koko mu kabari nk'ako gatube nzanira amazi sha koko bazana amazi umwe zihage ndebe kutayantera amazi uretse kugura amazi mu kabari nk'aka ngaka amazi iwawe ngubu ibijerekani ntibyuzura iwaje kuri robine akagotomera cyangwa akajya kuri robine cyangwa ukajya akanywa kabanda amazi yabuze ukavoma bakaza bakagutekera mu kabanda waba utangiye imvura yagwa bakareka hanyuma bakagushyuhiriza ukanywa ku buryo umuntu w'umugabo waza mu kabari nk'aka ngaka uti amazi ntasoni oya nimba bivuge mu ijambo rimwe mubwira uti ubundi amazi anyobwa n'itorosho digidi reka nkubwire burya nubwo tubipinga amazi ni ubuzima amazi ni ubuzima ariko ahubwo Papa Sava hari ikintu nari naribagiye kukubaza ko mbona tunywa fanta tukanywa inzoga tukanywa amasosi tukanywa ibinyobwa bitandukanye twarangiza n'icyayi twarangiza nyuma tugakenera kunywa amazi ni kubera kandi tuba twanyweye nanjye cyakirishya kinshanga wamugane se ko mwari munyanjamye hari utarangiza izi nzoga cyangwa isosi cyangwa icyayi ngo ntanywa amazi oya ahubwo nanjye wavugaga wenda icyo navugaga uyu mugore arabivuze koko ndabyumva ugira icyo ukanywa inzoga ukanywa icyayi ukanywa isosi yewe ukanywa n'isupu ariko
ku mugani ukumva urashaka amazi ariko iyo unyweye amazi yawe neza meza ukayahaga wumva nta kindi warenzaho. ibyo nakubwiraga nyine buriya amazi ibyo byose muba munywa haba harimo ibintu nubwo byaba bisukika ariko si amazi meza. impamvu rero umubiri ukenera amazi meza ni iyihe? ubundi uzi ko bakubwira ko mu bintu bigize umuntu 70% urabyumva 70% ni amazi. ubwo niyo afite uruhare runini ni ukuvuga ko ubwo 20 ari umutima 30 ahubwo byose aya 30 shaje ibiryo wajya uvuga n'ibiryo shaje ibigezo byawe uraho bijya ibiryo bifashe icumbi uravuga ibiryo byawe urashaka guhari. urumva icyo nashaka kubasobanurira ubundi amazi ni icyo ubundi reka twumva amazi meza ariko ubwo niyo ngiye kuvuga ubundi impamvu urangiza ibyo bintu byose ugakenera amazi ni uko umubiri ugizwe n'amazi. niyo mpamvu n'ubundi uzumva bavuze ngo amazi ni ubuzima. ni ukuvuga rero iyo uri ibyo bintu byose cyangwa ukanywa ibyo bintu birimo isukari cyangwa se birimo ibyo birungo cyangwa birimo uwo munyu ya mazi asohoka mu kanyabuzima gato ingirabuzima ariyo bita serire z'amaraso z'uruhu z'amagufwa nazo ziba zigizwe 70% amazi. hari n'izirenzaho ugasanga 99% n'amazi. noneho ntabwo ni ukuba ko noneho umuntu agizwe na serire nyinshi urabona umubiri w'umuntu uretse mbanza musobanure nawe uraza kumyunganira. noneho rero iyo bibaye amazi akaba make mu mubiri bigereranyijwe n'ibyo bindi uba wariye pye kumagara ugapfa. mbese ntabwo ujya ubona ifi bayifashe bakashugunya nko mu munyu sidiregita ntibirangira kwisha amanene mu isafuriya. nibyo avuga urumva biba bisaba ngo umunyu n'isukari bijya ku kigero kingana uri kubyumva ariko ubwo bivuga ko rero n'amazi Papa Sava aho umunyu n'isukari nibyo birimo kugira ariko biba biri mu mazi. Papa Sava rero reka mbigusobanurire byitwa symbiose. osimosis kugira ngo biramutse bitabaye ibyo osimosis iyo ibaye muyese ubwo ni serire nyinshi ushaka guhuza ibyo bintu ni amaserire ntiwumagare ariko umuntu ni mugari koko nibyo nababwiraga iyo umuntu mu mubiri ibyo ngibyo bavugaga bya osmose biba bikeneye yuko umunyu n'isukari bingana habaho icyo bita regulation. ntabwo ari umunyu n'isukari ni ikigero cy'ayo mazi n'ibyo bindi byinjiyemo nk'umunyu n'isukari cyangwa se n'ibyo birungo nyine kugira ngo habemo nyine iyo mu mazi ariko ubwo birumvikana ko noneho ubwo harimo amaserire ubwo hagomba kuzamo n'utugari n'imirenge. ibyo ntabwo twabyize wagira ngo ibyo babyize ntari yarakababwiza ukuri singiye kubabeshya nanjye ubwanjye ibyo bintu rwose waza barabyize natibye yewe ni mu gicuku ariko nyine reka icyo mvumbuye hano ni uko ibyambayeho nta muntu bitabayeho. nta muntu n'umwe wagiye kwiga ngo abure gusiba kandi yica akabuno kari ku ntebe ari mu ishuri ariko yasibye anakanuye gutyo ukagira ngo niwe uri kubyumva mwarimu kagira ngo ni icyungu kirimo kubyina amakuru. none urumva njyewe noneho rimwe ngirenya rero ubwo mu rugo twaraye nabi ntawaraye yikoze mwarimu ubwo hari yarimo arakarikira bacumura ngo kubitsa hano kuzamura hari ubwo nanjye meze ku buryo wakwinjira avuga ati dore dogiteri wahataha uriya niwe enjeniyeri cyangwa pilote murabyumva none ubwo ngubwo kandi ubwo nagiye kera akabuno gasigara ku ntebe ngiye nagiye mu gisigati sha epfo karimanzira
nageze ubwo ndagiye nk'ihene 20 ihene ndazirage kombe zancitse ndi hehe ndi gucukura ibijumba mwarimu bwari gukarikira hariya ndacyari ku kibaho zancitse bya hatari ubwo nanjye mbabonye ibijumba nk'hariya ndacukuye nubatse runonko ndayizamuye nzanye imikongoza ndacanye runonko irahiye maze gushya ndahuraguye zirimo kona iki zirimo kona imyumbati ihene ndazikase ndazigaruye bagejeje runonko yanjye yahiye ndaruye ibijumba hariya amateke hariya uratonoye njya gukubita mu kanwa mwarimu ati saso kompra nanjye ubwo ngubwo ni je demande la permission d'aller à la toilette tais-toi naho yagutahuye kana ikintu rero kiba gikaze uzareba umuntu uri mu ishuri utabyumva aba yicaye yimunyamunya ameze nk'umuntu uri mu ibaswa ameze gutya bakavuga ati komprera akayagira amagara yango wi none rero ahantu bijya guhuhuka mbese ni bavuga ngo wi bavuga ngo wi ukajya kumva ati prenero papi ujya kubona ukabona abambere batangiye kugenda batangiye kujya kwishyura ariko wowe tunyamazi yo kunywa ari niko wowe tunyamazi yo kunywa yewe ugahita utangira kwishima amazama yewe nakuzaniye wigwere n'ubundi utwibukiye ukuntu tutibukaga ibintu uzanye ibintu umuntu ataherukaga koko wagira ngo ariko si mwagiye mwiyubaha nkaho bya bakobwa bivuze ko bagira bakoraho gutya ngo nuko bakora mu kabari kandi uwo mwana aho wagiye ngubwo buri mu biki ariko se wagiye wiyubaha ukamenya aho uri mu by'ukuri ariya mabuno y'uriya mukobwa nivo kuri mukanda wumva ko zahiye n'ibitoki biri mu rwino urimo wumva ko byahiye n'amapapayi mbega urimo kumva ko yahiye kugira ngo uyarye akugire icyo akumarira mu nda ni igiki koko nicyo cyakuzanye kunywa hano kucyo umuntu akwiyama koko jya wiyubaha kwampereye kare jya wiyubaha umuntu niba aje mu kabari ko bagomba kurya neza akarya mu mutuzo ubusangize serivisi bumva ko umuntu agomba kuza mu kabari akagenda ameze nk'ugiye mu misa kubera iki bagwe serivisi yo gukanda amabuno rero yabuha neza ariya amabuno urakanda n'umufuka wamenagamo ibyo waryaga ku buryo urimo gucugusa ngo wumve aho bigeze umukiriya ni umwami umukiriya ariko icyo kintu kisha abantu umukiriya ni umwami aho ugiye umukiriya ni umwami umukiriya n'uwuye mwami wo muri iyi si ni muri afurika ni muri aziya ni muri oceania ni muri australia ni muri amerika y'epfo y'amajyaruguru ni heye ugura umwami umeze gutyo n'uwahe muri abo bamuruwe urimo kuvuga umwami ko tubizi mwese ntimubizi umwami ntibagiraga gutya akavuga bati ubu ngubu bagiye kwibikira sibyo ingoma zigasuka bakamenya ngo agiye kwibikira abaterambabazi bakaririmba agasinzira neza aribyo kubyama kwe umwami yakwibambura ni ukubyuka bakaba babizi bati umwami aribambuye byaba ari ugutarama aribyo gutera akabarira akagatera byaba ari ugutwikira ibirenge aribyo kwituma umuntu akabimenya ngo nicyo gihe umwami akagira igihe yakirira abaturage be ku karubanda niko we gukanda amabuno y'abakobwa usanze aha ngaha muri aka kabari uri mu bahe bami abo bose uri mu bahe none uri umwami cyawuri digidigi wakanga mbega ubu tukureke mbega tukwite digidigi umwami wo gukandakanda amabuno y'abakobwa birabaryari ariko wowe tuba dusotse ese urabona aba bagore bari ukubahesha icyubahiro urabona batakuvanye umva ndimba ikintu cya mbere kiranga umugabo ni ukumenya uburenganzira bw'aho butangirira n'aho bugarukira reka noneho tukwemere yuko uri umwami uba umwami digidigi wa kane wenda wo ku idigiri cyangwa umwami w'abami digidigi wa kane wo ku idigiri mu gukora mu majipo y'abakobwa akanda amabuno yabo atubihirije gusa yakomeye ko asore